umugore wawe nubona atakigutesha umutwe, atakikubaza impamvu watinze, atakigusaba amafaranga, atakikubwira akana kariye twa tundi wumva tukujagaraje wowe ukumva ari kugutesha umutwe, niko mubyita ko ari ukubatesha umutwe, tangira unitegure yuko nta n'icyo kivuze ku buzima bwe, tangira witegure yuko utakiriro mu mutima we, kubera yuko buriya no mu bimenyetso by'umugore ukunda umugabo we. Ese ubu ngubu ntabwo uri umugabo ukaba uzi neza yuko ushobora kugura umuceri, ukagura akawunga, ukagura ibishyimbo, ukagura nyine bya bintu byo guhaha mu rugo, ariko uyu munsi ukaba wicara mu ntebe zisa neza, ukaba wicara uryama mu mashuka meza buri munsi, ukaba abana bawe bambara imyenda myiza kandi ibyo bintu utajya utanga amafaranga yabyo, uba mu nzu itatse irimo indabo, irimo imitako, irimo amarangi meza, irimo amatapi n'utundi tuntu kandi utajya wakwa amafaranga yabyo. Ibyo rero biri muri kamere y'umugore. Iyo ubashije kumenya umugore neza mwubaka urugo ruryoshye. Kandi ariko ikosa ribi ry'abagabo batazi abagore ni ugufata buri kosa ry'umugore ukaridarapa, ukarimwereka kandi ukamwereka ko warihagazeho, kandi ukamwereka ko mugomba guhangana hamwe, kuko buriya abagore bagira umutima woroshye ariko nanone bakagira n'umutima ukomeye. Ndakubwiza ukuri, umugore mushobora guhangana mugatandukana, akagenda agafayitinga, akaba umukire, akabaho neza, abishingiye kuri rya kosa ryanyu mwagiranye ryatumye mutandukana. Hello, tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane, tubifurije kugubwa neza aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Tubabwira ngo niba uyu munsi uri kunkurikira ukaba utameze neza, wiyumvemo ko ejo ibintu bizaba bimeze neza kurushaho, kubera yuko iyi si nyine ibintu bigenda bihindagurika. Kandi nanone ibanga rya mbere cyangwa se umuhanga wa mbere ni umuntu uzi kuba muri iyi si ashobora kwihangana, kuko iyo ubashije kwihangana ugera ku bintu byinshi bitandukanye kandi ntibigusigire ibikomere cyangwa se ngo biguhungabanye. Rero niba nawe wishimye uyu munsi cyangwa se umerewe neza, ni igihe cyawe cyo gushima Imana no kumva utagomba kugira uwo uhutaza, kubera yuko nyine ibintu bigenda bihindagurika nk'uko twabivuze. Ndabakunda cyane rero mwese mudukurikira umunsi ku wundi, hanyuma tujye kuganira uyu munsi rero nanone ikiganiro cyiza cyane. Ni muri za gahunda zacu cyangwa se za ntego zacu zo gufashanya, guhuguranya, kugirana inama ku byatugirira akamaro, kugira ngo turusheho kugira imibereho myiza cyangwa se tugire ubuzima bwiza ndetse n'imibanire myiza iwacu mu miryango. Bakunzi bacu rero, mbere y'uko dukomeza mubanze mwumve n'ubu butumwa kuko burareba umuryango cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitwa Amida Mukeshimana, nkaba ndi umuyobozi wa crèche maternelle Jardin d'enfants. Twafunguye amarembo, turakira abana muri crèche. Dufitemo umwaka umwe n'igice kugeza ku myaka 2, tukagira maternelle ya mbere, tukagira maternelle ya kabiri, tukagira na maternelle ya gatatu. Babyeyi murakaza neza, muze dufatanye kurira abana bacu neza. Ishuri ryacu riri munsi ya Stade Momene. Je m'appelle Moustakim. Bonjour. Bienvenue à la crèche maternelle Jardin d'enfants. À partir de la rentrée scolaire, votre enfant va pouvoir venir pour apprendre à parler, apprendre à jouer avec les autres et à grandir en toute sécurité. Mwabyumviye rero, burya imibereho myiza itangira umuntu akibaho cyangwa se akivuka mu mikurire ye. Nk'uko bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, koko nibyo, iyo cyamaze gukomera ntabwo wakigorora ngo bikunde, kiravunika. Iri shuri rero ndaribatuye kubera ko twese tuba dukeneye kubyara, ariko nanone tugakenera gukuza abantu bazima, bafite ubwenge, bafite umuco, bafite uburere buhagije kandi bafite Imana. Ibi byose rero wabisanga muri iki kigo ndakibatuye. Tugiye kuganira rero ku kiganiro cyiza cyane. Niba uri umugabo ngo haye karibu, kubera yuko tugiye kwiga isomo ryiza rizagufasha kugira urugo rwiza, rwishimye, runezerewe. Ngiye kukubwira yuko niba uri umugabo ukaba ufite amahirwe yo kuba uzi umugore cyangwa se uzi imiterere y'igitsina gore, uzaryoherwa n'umugore, uzabaho mu rugo runejeje. Ndagira ngo nkubwire ngo
icare wanarize umenye impamvu Imana yakubwiye yuko ugomba gukunda umugore wawe. Imana yababwiye ko muzadukunda, umugabo azakunda umugore hanyuma umugore nawe akamugandukira. Imana yari ibizi neza ko umugore iremye imuremanye utuntu dushobora kukubangamira mu gihe utamufitiye urukundo rwa nyarwo. Uzicare ubirebe kandi koko uzasanga ari byo. Kubera uyu mugore ntabwo yaremanywe ubugome, ntabwo yaremanywe imico mibi ishobora kuguhutaza cyangwa se ngo igukomeretse. Ahubwo kamere ye cyangwa se karemano ye ni amarangamutima. Aya marangamutima rero ashobora kukubangamira. Niho hahandi usanga umugore ashobora kukuganiriza ukumva ari kukubwira ibintu biri no sense. Ukumva ibintu ari kukubwira ntabwo biri mu bwenge. Niko aremye. Nimba uyu munsi dushobora kwicara tukaganira uko umugabo imiterere ye, impamvu ashobora kuguca inyuma rimwe gatatu ukamubabarira, ni ukubera yuko uyu mugabo agirira n'ibindi byinshi tujya tuvuga ku bagabo murabizi. Uyu munsi icare wandastandingi cyangwa se usobanukirwe byimbitse ko uyu mugore nawe afite imiremerwe ye. Nubasha kuyisobanukirwa rero uzabaho neza, uzabaho wishimye, uzabaho ushobora gukontorora umugore ndetse kandi ubeho ushobora kuryoherwa n'umugore. Abagabo cyane cyane muri ibi bihe ibintu byarakomeye babaye abakene. Iyo umugore amubwiye ngo nkeneye iki bihita biba intambara. Iyo umugore akubwiye ngo ndashaka iki utangira kumubwira ko nawe yakagombye kukiha. Ukibagirwa ko ibi bintu biri muri kamere ye. Uyu munsi umugore ashobora kuba afite ubushobozi, umugore wawe ari umukire afite amafaranga arutayo ufite. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire yuko uyu mugore akeneye ayo mafaranga yawe wewe wita make kugira ngo yumve amerewe neza, kugira ngo yumve yishimye, kugira ngo yumve afite sekirite, kugira ngo yumve afite umugabo. Nubwo ariya ye ayafite kandi wowe ubona ko ari menshi. Wabyumvise? Ndagira ngo nkubwire ko umugore wawe nubona atakigutesha umutwe, atakikubaza impamvu watinze, atakigusaba amafaranga, atakikubwira akana kariya twa tundi wumva tukujagaraje wowe ukumva ari kugutesha umutwe. Niko mubyita ko ari ukubatesha umutwe. Tangira unitegure yuko nta n'icyo kivuze ku buzima bwe. Tangira witegure yuko utakiriro mu mutima we, kubera yuko buriya no mu bimenyetso by'umugore ukunda umugabo we harimo kumusaba akana kanaka, harimo doko kumwirekurira, kumwisanzuraho. Iyo umugore yakwisanzuyeho byanga byakunda ya miterere ye direct ikuzaho. Nkuko nabikubwiye uyu mugore ashobora kuba afite ibihumbi 10 ariko akeneye 3 byawe kugira ngo yumve nyine aryohewe, bihure neza neza na natire ye cyangwa se na kamere ye. Ahubwo ukuntu bitewe n'amarangamutima nanone wamara kuyamuha akaba yakugarurira menshi cyane, akaba yaguhereza bya bihumbi 10 byose cyangwa se akagenda agahita biguramo ikintu cyo mu rugo atanatekereje, mu gihe wowe wumvaga yari kuguramo wenda n'urugero amabati, ukumva yari kuguramo imicanga cyangwa se amasima, we ashobora guhita kugendera akakugurira itapi, ibitambaro byo gutegura muri salo cyangwa se amashuka. Urumva itandukaniro? Iyo rero utazi umugore utangira kubona ko uwo mugore wawe ari igicucu, ugatangira kubona ko uwo mugore wawe nta kigenda. Uyu mugore, wa mugore we wagiye kugura ayo mashuka y'ibihumbi 20, ntabwo hari kuvamo imifuka 2 ya sima. Umugore nawe agatangira kumva iyi shuka yarayikeneye kubera yuko mu cyumba amashuka hari yaracuyutse. Wabyumvise? Mugatangira guserera ku tuntu dutoya. Uyu mugore ni umurakaza ku gipimo cy'uko yagize uburakari bukabije, ukabibona. Ndakwigisha kugira ngo nawe utangire umenye umugore kandi uzabeho mu buryo bw'ibyishimo. Nk'uko nabivuze,
umugore ntabwo akeneye ibintu byinshi birenze kugira ngo atuze, ariko nanone ntakeneye byinshi birenze kugira ngo abure amahoro. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Uyu mugore ashobora kurakazwa n'utuntu wowe ubona tworoshye twari turi aho wumvaga tutakagombye kuba intambara, ariko nanone uyu mugore ashobora guhoshwa cyangwa se ashobora kumarwa uburakari n'utuntu wowe ubona tworoshye cyane. Reka nkubwire ikintu cy'ubwenge. Ushobora kuba umugore wawe mwagiranye ibibazo, wamurakaje bikomeye, yarakaye cyane, utangiye kwibaza ngo uyu mugore azagaruka muri mudu gute, uyu mugore azongera kugabanya buno burakari bigenze gute, azashira buno burakari bigenze gute. Rimwe na rimwe abagabo rero kwa kundi kwaba batangira kwidefanda, agakoresha nawe uburakari no gushyiraho igitsure gikabije kugira ngo bamutinye, banamwubahe, nyine atangire kumva nyine ab'intare, kugeza aho wenda bari buze kumugirira ubwoba bakabona gucururuka. Oya, umugabo uzi ubwenge, umugabo uzi umugore. Madamu wawe ntiyarakaye? Ntubibona ko byarenze igipimo? Icare hariya umurebe, umuhere ku rwara rw'ino umugeze ku musatsi. Ubwo ni bwo buryo bwiza buzagufasha kugira ngo umugore wawe agaruke mu murongo. Nurangiza umubwire uti sheri, umwanya wanjye urawufite, ni ibiki byatuma basi nibura twongera tukababarirana, tugatuza, ko rwose wa mugore we ari wowe mugore nkunda, ari wowe mugore mwiza. Sinzi ibi byanteye ko ari shitani, ni iki kintu cyatuma kuko wongera ugatuza? Ikintu azahita atangira gukora, abenshi, wenda ntabwo mvuze ko ari bose, azahita atangira, hari n'igihe adahita bitangira ako kanya, ariko nibyo buriya aba akeneye. Aba akeneye kuvuga, kubera yuko buriya umunwa cyangwa se amagambo ku mugore ni intwaro yabo ikomeye. Natangira rero kuvuga cyangwa se natangira kubohoka atangiye kuvuga, uzamureke. Ntuzatangire kumubwira ngo ugire amagambo menshi nicyo mpfa nawe, mureke avuge. Narazajya kubaza ngo ubundi se ngo ibi bintu wabikoreye iki, ubwira uti nakubwiye yuko rwose nanjye nacitswe. Umureke avuge, umureke asakuze, arire. Namara kurira ukabona amarira ye yashotse, ikintu cya mbere uzamubwira uti nuba umugabo mwiza uri romantike, aya marira ya uzamukoreho uyamuhanagure. Umubwira uti ntabwo nkundi uri kurira, sinshaka kukubabaza rwose, ibintu byo kurira bireke. Nushaka uzabe wishe n'umuntu. Uyu mugore azakubabarira, polisi niziza kugufata avuga ati ngewe umugabo wanjye ararengana, imbere y'Imana ndarahiye nta kosa nta cyaha yigeze akora. Abo wa mbere mu kukurengera nibanagufunga zagukurikirana kugeza ryari? Urumva? Ariko igihe cyose uzashaka kumwereka ko ntacyo ari cyo, kubera ko yibyimbije, ibintu ari kurakarira nta gaciro wabihaye, aho ngaho hama hamwe, urugo rugende rupatikane, ruba urw'amakimbirane atazigera anava muri urwo rugo. Utuntu tworoshya umugore wawe, ushobora no kudakoresha iyo nzira yo kuganira nawe ibintu byinshi, ushobora no kuwutangira ukamubwira uti sheri, ndababaye kuba nakurakaje, ariko nkunda ukuntu uteye, mugore wanjye nkunda ikirenge cyawe, mugore wanjye nkunda intoki zawe, mugore wanjye. Ugatangira umubwira utuntu nk'utwo ngutwo. Ushobora kumuhamagara uti warakaye pe, nibyo, ariko se turi abanzi, nzanira amazi yo kunywa. Agahita akubwira we wagiye ukayiha, ubwo ni babandi nyine disipurine iri nkeya. Ugahita umubwira uti we mbabarira uyanzanire, akayakuzanira n'umujinya mwinshi, akaza agatereka hariya. Warangiza ukamubwira uti sha, ariko iyo ndi kukubona uza unsanga biranshimisha cyane cyane pe. Ariko yaba nagiraga amahirwe ugashira uburakari, kuko iyo ushize uburakari noneho uba uri mwiza kurushaho. Urebe wa mujinya, iryo jambo uvuze uhita ugabanyukaho igipimo, nibura kuva kuri 90 hahita hagabanyukaho 60%. Ntihasigaye 40. 40 mu kandi kanya ukagenda ukamubwira uti sheri, ko ari wowe mugore nzi, ko
ko ari we mugore nkunda, ko ibiba byabaye byose ari shitani, wambabariye ko ntazongera kukubabaza. N'aka kandi kose gahita kavaho. Nubwo atahita abikubwira aho direct. Na ya 40 ihita irangira. Abenshi mu bagore. Ariko ikosa ribi ry'abagabo batazi abagore. Ni ugufata buri kosa ry'umugore ukaridarapa. Ukarimwereka kandi ukamwereka ko warihagazeho. Kandi ukamwereka ko mugomba guhangana. Hamwe. Kuko buriya abagore bagira umutima woroshye, ariko nanone bakagira n'umutima ukomeye. Ndakubwiza ukuri. Umugore mushobora guhangana, mugatandukana, akagenda agafayitinga akaba umukire, akabaho neza, abishingiye kuri rya kosa ryanyu mwagiranye ryatumye mutandukana. Akajya kugwa agahaguruka, akajya kugwa agahaguruka, uwo ni we mugore. Ashobora kugukorera ikintu icyo ari cyo cyose cyashoboka cyose, kikwereka yuko atari cheap cyangwa adaciriritse nk'uko ubitekereza. Hari abagore nzi benshi bagiye bagirana ibibazo n'abagabo. Uyu munsi abagabo babaye ba rubebe, babaye wenda abo twakoresha imvugo yo kuvuga ngo nimbwa, kwa kundi nyine umuntu usanga atafite n'ubushobozi bwo kwigurira ipantaro. Usanga yambaye n'ibirenge atakigira n'urukweto rwo kwambara. Abenshi ugasanga yabaye umusinzi, abandi ugasanga yibereye mayibobo yo mu migina, aho ngaho bajya kugura ku biro, atakigira nayo kwishyura, birirwa bamutwara imyenda. Wabyumvise? Ugasanga umugore we ameze atya. Uriya mugore uzasanga rero yarazamutse, yaragorowinze, noneho mu mibereho yarabaye myiza kurenza uko yari ameze yubatse urugo. Aba yarabitewe n'amakosa yakorewe n'umugabo we. Abenshi bahita bavuga ngo uyu mugore ngo yari afite abandi bagabo, ngo ubu ngubu nibo bamwitaho. Reka da. Gushaka niko gushobora. Buriya iyo umuntu afite ikintu kimutera imbaraga, kimupushinga, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu uguhereza amafaranga kugira ngo agushyigikire. Ahubwo iyo muzarebe, sinzi, buriya umuntu wese mu mikurire ye cyangwa se mu mikomerere ye akomezwa n'ibintu bimubangamiye. Bya bintu bigustressa nibyo bituma ukomera, ukaba umuntu utacika intege, ukaba umuntu utava ku bintu uko byagenda kose, ukaba umuntu uharanira ko nta muntu ugomba kugusuzugura cyangwa se ngo agucishemo ijisho. Aba bagore benshi rero batandukana n'abagabo, akenshi niyo mpamvu usanga abanyabwenge batera imbere cyane kurusha n'uko bari bameze bakiri mu ngo zabo. Abagira ngo yereke wa mugabo yuko atari umuntu uciriritse nk'uko yabitekerezaga. Ibi rero bikunda gukorwa n'aba bagore basuzugurwa n'abagabo, kubera yuko abagabo benshi, nk'urugero usanga ufite umugabo muganira, mwaganira akakubwira ngo uri kuvuga ibintu by'ubugoryi. Yego koko uri kuvuga iby'ubugoryi, ariko niko umugore aremye. Niko umugore aremye. Sometime ashobora kukubwira ibintu rwose ukumva nta kintu kirimo, ariko ibi ngibi ukibagirwa yuko ari byo biri butume yumva amerewe neza, biri butume yumva atuje mu mubiri we no mu mutima. Iyo utangiye rero kubirwanya no kumwereka ko ari igicucu, abenshi ahita akubwira ati noneho kubera abantu baba baranabanye, baramaze no gusa nk'aho bahararukanye, no kubera uko kudahuza, impamvu zo kudahuza akaba ari ukubera nyine ibyo twavuze by'uko mugenzi w'undi atamenya imiterere ye. Bigatuma rero ikintu cyose avuze kubera ko iseseme ikakwica ukanabimwereka, ukamubwira uti mu ntwaro z'umugore rero zikomeye cyane harimo n'umunwa. Umugore ashobora kukubwira amagambo ukumva ayo magambo ari kukubangamira. Uyu mugore ashobora kuvuga ukumva avuga amagambo menshi udakeneye kumva. Uyu mugore ashobora kugukeneraho ko muganira mukavuga. Uyu mugore ashobora kubabazwa n'uko ari kukubona ucecetse utavuga, gusa ubwabyo bikamuhangayikisha, kubera ko we yumva yuko igisubizo ari ukuvuga. Kugira ngo rero ibi ngibi ubirwanye cyangwa se ubashe kubikemura cyangwa se ubashe kubiha umurongo y'uyu mugabo mwiza, wegera umugore wawe
ukamuha imirongo yayindi nyine y'abahanzi yandika kugira ngo ajye ayimanura tuyumve nyine mu buryo busobanutse. Imirongo rero umuha ni ukumuganiriza mu buryo bwiza ku buryo utuma yumva asobanukiwe, ukambwira uti aha n'aha aha n'aha mba nkeneye kuba ntuje, aha n'aha aha n'aha mba nshaka kuvuga make, aha n'aha aha n'aha mba nshaka kwirekura nkavuga cyane, ubundi ahasigaye tubyumvikaneho tubyumve kimwe mugore mwiza, ubundi twibanire neza. Niba yarakaye ndagira ngo nkubwire ko abenshi muri twebwe kuvuga amagambo menshi nyine agasubira mu byabaye, ya makosa mwagiranye akayasubiramo akongera akayasubirira uduba akayagira, ntuzabifate nk'aho ari kugucyurira, niwo muti uri buze kumuvura. Natangira kubivuga azatangira gushinja ngo urabona ngo wagiye ngo ku mugore ngo kuki utanyitabaga kuri telefone, wowe ikintu uzakoresha ntuzamubwire menshi nk'uko ari kuvuga menshi, wowe uzamubwira make, ahubwo unanamubwire ya yandi wavuze mbere aba ariyo ugumaho, umubwire uti shana ni ukuri shitani yanshutse pe. Ushobora no kuba uri shuwa yuko ejo n'ejo bundi uzasubira no kuri uriya mugore ukamubwira uti ngewe subirayo, reka ni shitani yanshutse, ntabwo byakunda ko nsubirayo. Aho arakubabarira n'umutima we ukagenda ukaba umweru. N'ejo bundi ikintu ukora buriya cyiza, bundi reka nkubwire, abantu bashakanye mu buryo bwiza bagomba kubanamo ni ukwirinda icyababaza mugenzi wawe. Ushobora no kuba uri umunyamafuti pe, kwa kundi abagabo agira gutya akaba yacepuka akajya ku wundi mugore. Rwana no kugira ngo ibyo bintu ubihishe basi, kubera ko ntabwo ari ikintu cyiza ugiye kwereka mugenzi wawe. Yewe n'abagore nabo bajya baca inyuma, kora ku buryo uhisha umugabo wawe icyo kintu ntazakimenye. Nubwo wenda ntawe uhisha ibintu burundu, ariko nibura nibinamenyekana, yewe uhishe n'utumenyetso n'akamenyetso, nibinamenyekana basi bimenyekana, ariko nibura nawe uvuga uti nakoze uko nshoboye kugira ngo mpishe, kube ni ingeso zawe nyine, ibyo ni ibyaha bya Imana, niwe mubizi najyaho n'Imana yawe izanabikwibariza, ariko nanone wirinde ko bishobora kwangiza imitekerereze cyangwa se amarangamutima ya mugenzi wawe. Mise rero nibuka inkuru imwe y'umuntu tuziranye ariko namubonyemo ubwenge cyane cyane yuko urebeye n'inyuma ni abantu rwose, abantu bose babona ko bafite urugo rwiza. Ikintu rero cyantangaje ari nayo mpamvu ngiye kubivuga nk'isomo hano, uwo mugabo twari turi kumwe mu modoka, noneho umudamu we aramuhamagara aramubwira ati wiriwe ute? Niriwe neza. Ati rero ndashaka aka n'aka, kwa kundi abagore nyine, umugore ari mu rugo, umugabo yagiye ku kazi, aramubwira ati ndashaka ko unzanira utu ngutu. Arangije ati yego, ati nta kibazo, ati ndagerageza, ati sawa turasubira mu kanya ndimo gutaha. Sawa. Birangiye atangira kuganira n'abandi bagabo bagenzi be, rero twari turi kumwe mu modoka aho ngaho, ni abantu tuziranye cyane pe. Arangije arababwira ati ibaze antumye ibi bintu nyine, ubwo batangiye nyine bafite uko batangiye babiganiraho, ngewe isomo naryumviye hagati, ari nayo mpamvu ngiye kuribagezaho wenda bijyanye n'ibi ngibi twavugaga. Aravuga ati ntazi nimba ibyo bintu byose ari kuntuma mbifitiye amafaranga, ntazi niba basi n'aho hantu bigurirwa binyorohera kuhagera, ariko nanone izo detaye sinazimubwira tutari kumwe, ko nshobora kubimubwira akabyumva nabi akanabifata nabi. Ati byiza ahubwo ni ukugenda nagerayo nkamubwira nti sorry, wambwiye kukugurira ibi n'ibi n'ibi, ariko ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kubigura, ihangane tuzabikora ejo. Mwabyumvise? Hari undi mugabo rero ushobora guhamagara agahita akubwira ati ariko uri igicucu, uratekereza cyangwa ubwenge bwawe buba mu birenge? Hari amafaranga mfite cyangwa se hari ayo wampaye? Ese ibyo byose urabintuma, ndi umukozi wawe? Murabizi ko abantu nk'abo babaho. Cyangwa akanakubwira ati mbabarira cyane, ibyo bintu uri kumbwira ndumva ari ubugoryi. Okay. Kumenya rero umugore ni imwe mu mpamvu nziza yagufasha kubaka urugo ruryoshye, kubera yuko twese
iyo turi kumwe tuba twifuza kuba mu rugo ruryoshye, rwa rugo nyine rwitwa ijuru rito. Kugira ngo rero rube ijuru rito biba bisaba yuko tumenyana, hanyuma tugakora ibintu bituma tugira ituze twese muri rusange. Nk'uko uyu munsi utifuza ko umuntu yakubabaza, yakubwira amagambo mabi, yaguhangayikisha cyangwa se yakubangamira, irinde nawe kubangamira mugenzi wawe. Aha ngaha ndi kuvuga ku bagabo. Umugore wawe nimba yagukoreye ikosa, wimukosoja kumubwira ko ari igicucu, ntacyo amaze, ari umuntu uteye uko udashaka, ari umuntu wazanye uruda runini, ari umuntu wazanye ibiboko binini, ari umuntu wazanye ibitama bitagira hepfo na ruguru, ari wa muntu wagize ibibere byabyibushye byanaguye. Ibyo bintu wikwirirwa ubisubiramo kuko byararangiye. Ni umugore wawe, ayo mabere ntugiye guhita uyakata, iyo nda ntugiye guhita uyibaga. Ibyo byose nyine reba byatewe n'iki kwanza? Byatewe n'uko twahuje ubuzima, tugakura, imyaka ikagenda iba itandukanye. Uyu mugore wanjye namurongoye afite mu nda nashakaga, ariko yarabyaye, inda iba nini, azana amaribori ku nda bitewe n'uko yaratwise, azana amaribori ku nda. Utwo tuntu twose utumetirize, numara kudushyira mu mutwe rero, umugore wawe azahora akubereye mwiza, azabyibuha abe mwiza, agira amabere manini ubone ni meza, ujye uyaryamamo nyine agupfumbate wumve ni sawa cyane, birashyushye. Hanyuma rero azagira amatama, ubone ni ikigore cyiza cyambara, ukabona kirashimishije, cyagaburiwe n'umugabo nyine wa nyawe. Ubibonemo icyubahiro cyawe, aho kumwifuza nk'aho ari umwana w'imyaka 20 cyangwa 25 mu gihe afite imyaka 40, 50, sibyo? Ibi bizatuma mubaho mu byishimo, niyambara bitewe n'iyo myaka afite, yishima, anezerwe, ibintu ubone nawe muranezerewe, mwubaka urugo rwiza, hanyuma bizabagendekere neza. Izi nama rero tuba tuzinyuramo kugira ngo abantu bibuke, kubera ko hari igihe twibagirwa ugasanga turi kuba mu buzima butugoye kandi twakagombye kubaho ibintu ari uburyohe. Reka nsoreze aha ngaha nkubwira ngo nubona umugore wawe atakigutesha umutwe, nubona umugore wawe atakikusaba akantu ku kandi nubwo yaba afite ubushobozi ntuzabyinubira, ahubwo uzamuhe, uzaba ureba. Ese ubu ngubu ntabwo uri umugabo, ukaba uzi neza yuko ushobora kugura umuceri, ukagura akawunga, ukagura ibishyimbo, ukagura nyine bya bintu byo guhaha mu rugo, ariko uyu munsi ukaba wicara mu ntebe zisa neza, ukaba wicara uryama mu mashuka meza buri munsi, ukaba abana bawe bambara imyenda myiza, kandi ibyo bintu utajya utanga amafaranga yabyo. Uba mu nzu itatse, irimo indabo, irimo imitako, irimo amarangi meza, irimo amatapi n'utundi tuntu, kandi utajya wakwa amafaranga yabyo. Ibyo rero biri muri kamere y'umugore. Iyo ubashije kumenya umugore neza, mwubaka urugo ruryoshye kandi runejeje cyane. Bakunzi bacu rero, reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane mwese mukurikira inama zacu. Imana ibahe ibyiza, ibahe ingo zikomeye. Naho ubutaha, bye bye.